Indwara y'ibisebe byo mu gifu bita stomach ulcers ni ikibazo gikomeye gikunze kwibasira abantu benshi. Iyo umuntu ayirwaye, igifu cye kiba cyoroshye cyane kandi gifite ahantu hifunguye hamubabaza. Ibyo umuntu arya cyangwa anywa biba ingenzi cyane kuko hari ibiribwa bishobora gufasha igisebe gukira, ariko hakabaho n'ibindi bishobora kongera indwara no kongera ububabare. Mu biribwa byongera uburibwe bwo mu gifu harimo n'indimu, lemons. Indimu nubwo ari imbuto zizwiho byiza byinshi mu buzima, ni kimwe mu bintu bitemewe ku bantu bafite ibisebe byo mu gifu. Impamvu ni uko irimo acide nyinshi cyane, citric acid, zongera ubusharire mu gifu, zigatera uburibwe n'iseseme, ndetse zikabuza imiti myinshi gukora neza. Anna Karlsson, umugore w'imyaka 45 utuye mu mujyi wa Malmö muri Suwede, yakundaga kunywa amazi y'indimu kugira ngo agabanye ibiro, nyamara igihe yatangiye kurwara ibisebe byo mu gifu byamubereye ikibazo gikomeye. Yagerageje gukomeza umuco wo kunywa indimu ariko bikarushaho kumumerera nabi. Nyuma yo kugirwa inama na muganga we, yahagaritse indimu maze atangira gukoresha imbuto zoroshya uburibwe bwo mu gifu nka watermelon, papayi, poire na voka. Hashize amezi 3 yabonye ubuzima bwe busubira mu buryo ndetse agabanya n'ibiro bye mu buryo butangiza igifu. Niyo mpamvu muri iyi video nshaka kubasangiza impamvu 12 zituma indimu zitemewe ku bantu bafite ibisebe byo mu gifu. Munyemerere mbibutse ko nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Nzayisenga Jeanne Poinsenya naturopathe, mwarimu na diwani wa afya, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Niba ari bwo bwa mbere duhuriye muri ibi biganiro, hita ukanda subscribe n'inzogera utazongera gucikwa n'ibi biganiro by'ubuzima twishimira kubagezaho buri munsi. Nawe uzaje ugira amahirwe yo kugezwaho ikiganiro twaguteguriye uwo mwanya. Ni ukubera iki indimu zitemewe ku bantu barwaye igifu, cyane cyane abafite igifu cyacitsemo ibisebe? Ku mwanya wa mbere, gukongeza acide mu gifu. Indimu ibamo acide nyinshi cyane ku muntu ufite ibisebe byo mu gifu. Iyi acide iba nk'umunyu ushyizwe ku gisebe, igatuma habaho uburibwe bukabije. Iyo acide irushijeho kwiyongera mu gifu, ibisebe ntibikira ahubwo birushaho kwangirika. Ku mwanya wa kabiri, kongera uburibwe. Umuntu ufite ibisebe byo mu gifu aba asanzwe yumva aribwa mu nda. Iyo akoresheje indimu, uburibwe buriyongera ku buryo ashobora kumva atakwihangana na gato, bigatuma ubuzima bwe burushaho kuba bubi. Impamvu ya gatatu ni uguteza isesemi no kuruka. Abafite ibisebe akenshi bagira isesemi. Indimu irushaho gutera ubwo burwayi, igatuma umuntu yisanga asuka kenshi, ibyo bikongera intege nke mu mubiri. Impamvu ya kane ni ukurushaho kubabaza mu muhogo. Indimu ishobora kuzamuka mu muhogo bitewe n'ubusharire ifite, bigatera kubabara no kugira udukoba tw'uburibwe mu muhogo, kandi bigatuma umuntu arushaho kutarya neza. Impamvu ya gatanu, kuzana ubushyuhe bukabije mu gifu. Abafite ibisebe byo mu gifu baba bafite acide nyinshi mu gifu. Iyo bashyizemo indimu, igipimo cy'ubusharire kiriyongera, bigatera ubushyuhe bukabije bushobora kubuza gusinzira no kurya neza, mbese nyine umuntu akarushaho kuribwa. Impamvu ya gatandatu ni ukwangiza igisebe cyari cyatangiye gukira. Hari igihe igisebe kiba cyatangiye gukira ariko indimu igasubiza ibintu inyuma. Acide ikomeretsa hari hakize, bigatuma igisebe kidakira ahubwo kikarushaho kwangirika. Impamvu ya karindwi ni ukubuza imiti gukora neza. Hari imiti yifashishwa mu kuvura ibisebe ikora isukura acide mu gifu. Iyo umuntu akoresheje indimu, acide ziriyongera bigatuma imiti itagira imbaraga nk'izari zikenewe, bityo igisebe kikadindira mu gukira. Impamvu ya 8 ni ukongera ibibazo ku mpyiko. Ku bantu bafite impyiko zidafite imbaraga, acide nyinshi zituruka ku ndimu zishobora kongera ibibazo kandi bikaba bibi kurushaho iyo umuntu afite ibisebe byo mu gifu. Impamvu ya 9 ni ukugabanya ubushobozi bwo kongera amaraso. Indimu inywewe kenshi, acide nyinshi zibuza feri kwinjira neza mu maraso. Iyo amaraso adakora neza, ibisebe byo mu gifu ntibikira vuba kuko nta bikoresho bihagije byo gusana umubiri biba byabonetse. Kandi reka mbabwire yuko umuntu ashobora kugira ubuzima bubi iyo atigengesereye ku ndimu. Icyakora ku bantu badafite ikibazo cy'igifu, indimu nibwo ibasha kongera amaraso, umuntu akarushaho kugira ubuzima bwiza. Impamvu ya 10, guteza isesemi ihoraho. Ku muntu ufite ibisebe byo mu gifu, indimu ituma
bigatuma ahora afite isesemi, nta bushake bwo kurya, bigatuma umubiri ucika intege kandi bikadindiza gukira. Impamvu ya 11, kuzana umwuka mubi mu gifu. Indimu ishobora guteza gutogota mu gifu, bikavamo umwuka mubi n'amarushya mu nda, cyangwa se umuntu akaremererwa. Ibi bituma igifu kirushaho kwangirika kandi bigatera kuribwa. Impamvu ya 12 ni ukongera ibyago byo kurwara izindi ndwara. Uretse ibisebe, indimu ishobora guteza izindi ndwara z'uruhu rw'imbere mu gifu nka gastrite ikomeye. Gastrite ni ukuribwa mu gifu ndetse n'ibindi bibazo by'ubuzima, umuntu akarushaho kuremba. Ku bantu bashaka kugira ubuzima bwiza, bakwiriye kwirinda imbuto zose cyangwa ibintu byose bifite aside. Duhereye ku bitunguru, ni kenshi tuvuga yuko ibitunguru ari byiza, cyane cyane kubirya muri salade, kubirya ari bibisi, ariko iyo ufite aside nyinshi mu gifu cyangwa se mu yandi magambo urwaye igifu, ntabwo uba wemerewe gukoresha ibitunguru. Kabiri ni tungurusumu. Tungurusumu nazo ni ingenzi mu buzima bw'umuntu kuko zikiza inzoka zitandukanye, zikubura imyanda iri mu mara, kandi umuntu arushaho gutekereza neza iyo yazikoresheje. Ariko reka mbabwire yuko tungurusumu zitemerewe abantu barwaye igifu. Zishobora gutuma igifu kirushaho kubazambya aho kugira ngo cyoroherwe. Kubw'ibyo, umuntu ufite ibibazo byose by'igifu ntabwo yemerewe gukoresha tungurusumu. Ikintu cya gatatu kitakigora cyane abantu barwaye igifu ni tangawizi. Ndavuga tangawizi mbisi ndetse n'ibitunguru ni bibisi hamwe na tungurusumu. Wabitetse bigashya cyane ntacyo byagutwara, ariko ku bantu bafite ikibazo cy'igifu ntabwo bemerewe kubirya ari bibisi. Tangawizi rero nayo ntabwo ari nziza ku bantu barwaye igifu. Tuzi yuko tangawizi yifashishwa mu kuzibura imiyoboro y'amaraso, mu kuvura inkorora, ibicurane ndetse n'umuriro ukabije w'umubiri, ariko ku bantu barwaye igifu ntabwo bayemerewe na gatoya. Ahubwo reka mbabwire ibintu abantu barwaye igifu bemerewe kandi birushaho kubagwa neza. Harimo karoti, hakabamo amashu, hakabamo puwavuro. Mbese nyine ni ibintu bikize kuri arikare. Ibintu bikize kuri arikare bitongera aside mu gifu, nibyo igifu cyemerewe. Igihe cyose ugiye kurya ushobora gukata karoti mbisi n'ishu na puwavuro na beterave iringaniye, hanyuma ukarya akagasarade ukarushaho kugubwa neza. Aha twavugaga ni mu mboga. Noneho mu mbuto, imbuto umuntu yemerewe igihe cyose arwaye igifu ni imbuto nk'ipapayi, watermelon, avoka nayo ni nziza. Imineke iyo atari myinshi umuntu akaba yarya nk'umuneke umwe, naho ni mwiza ku muntu urwaye igifu. Umwembe ariko akarya agace gatoya. Iyo umwembe ubaye mwinshi wongera aside, ndetse na mandarine nazo ni nziza, ariko mandarine nayo ukarya 1/2. Iyo uyiriye ari nyinshi cyane nayo yongera aside. Amacunga nayo agira aside nyinshi, keretse umuntu akoresheje nka 1/3 cy'icunga, ariko iyo ukoresheje ryose bishobora kongera aside mu gifu ukarushaho kuribwa. Niyo mpamvu ari byiza kugabanya cyane ibintu bikize kuri aside, cyangwa umuntu akabireka igihe ashaka ubuzima bwiza. Urugero, ufashe watermelon, ipapayi, avoka ndetse n'umuneke umwe ukabirya mu gitondo akaba ari byo wiririrwa, ibyo ngibyo ni inshuti y'igifu, byongera icyo bita rikare, umuntu akumva aguwe neza, ntabwo aremerewe, ntabwo aside ziyongereye ngo zimutere uburibwe, ahubwo akarushaho kugwiza umutuzo, amahoro, umutekano ndetse no kwibwira ibyiza. Muri make, abahanga bavuga ko nubwo indimu ari imbuto zifite umumaro munini ku bantu batarwaye igifu, ku bafite ibisebe byo mu gifu iba nk'umwanzi wihishe mu byo kurya. Kuyirinda no kwirinda ibindi byose byongera aside ni ingenzi cyane mu kugabanya uburibwe no gufasha ibisebe gukira. Ahubwo abantu bakwiye guhitamo ibiribwa byoroshye bituma igifu kitangirika, nk'imbuto zidafite aside nyinshi. Hari imineke, avoka, watermelon, ibinyampeke biteguwe neza n'ibiryo bitogosheje. Ibi nibyo bifasha ibisebe gukira vuba kandi bikongera amahoro mu mubiri. Kandi umuntu akamenya yuko adakwiriye kurya ngo arenze urugero, adakwiriye kurya buri kanya, adakwiriye kurya nijoro ngo ahita aryama,
akamenya yuko akwiriye kurya ibyo kurya biringaniye, akabirya mu gihe cyiza. Igihe cyiza ni icya mu gitondo ndetse no ku manywa. Umuhanga w'ubuzima ushaka kwivura neza igifu acungana n'imirasire y'izuba. Iyo bwamaze kwira ntabwo aba yemerewe kurya, kandi bibaye byiza ntabwo yarenza inshuro 2 ku munsi aringaniye n'ameza. Mugire ubuzima bwiza.